It is the 21st day of the third month in a year. It's not the day that I made you, but it is the day that may be one of the initials that mark the beginning of us together. It is a day that marks the beginning and the initial of the love that my heart holds for you. I'm the luckiest man, but not alone. I imagine my children that will hold. I promise to love you. I promise to be with you forever. I want to be your protector. I want to be all that can be the shield for you. And I promise to love you forever. Salut chef. Ceci était une promesse un jour, mais aujourd'hui une réalité pour toujours. Merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres et de m'avoir honoré devant le monde entier. Je serai de ton côté dans toutes les circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, tout en sachant que quand Dieu s'implique, rien ne se complique, mais tout s'implique. Je te promets un amour continuel, le respect, la fidélité, la soumission, la patience, cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je t'aime. Ndasoma hanyuma namwe murasubiza. Ariko mwari kwigira hano imbere. Mwigira hano imbere munegere. Munegere. Hagarara ha. Mwa mikrofoni. Murakoze cyane. Ndasoma nimba PROGRES ujya kubyemera uravuga ngo ndabyemeye. Nicyo gusa. Ndabyemeye nzabikora. Ako karirimbo wakarepese? Nawe Imakire, ndabyemeye nzabikora. Kandi nabya bindi navuze mbere nawe mwabyemeye kandi muzabikora. Kuko nzaye muzisubiriza kuri wa munsi w'amateka igihe buri wese azaba ahagaze imbere y'intebe y'Imana, buri wese mu mwanya we. Ndagira ngo nkubaze nawe unsubiriza imbere y'iri teraniro n'imbere y'Imana, wowe ngoga PROGRES wemeye gushingiranwa na nyirasezerano Imakire kugira ngo akubere umugore w'isezerano muzabana nk'uko tubisabwa n'ijambo ry'Imana, wemeye kubana nawe akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Nimba ubyemeye uratubwira uti ndabyemeye nzabikora. Ndabyemeye nzabikora. Mukomera amashyi cyane. Nkuko muzisubiriza imbere wa munsi w'amateka igihe buri wese azaba ahagaze imbere y'intebe y'Imana, buri wese mu mwanya we. Ndagira ngo nkubaze nawe unsubiriza imbere y'iri teraniro n'imbere y'Imana, wowe nyirasezerano Imakire wemeye gushingiranwa na ngoga PROGRES kugira ngo akubere umugabo w'isezerano muzabana nkuko tubisabwa n'ijambo ry'Imana, wemeye kubana nawe akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Nimba ubyemeye urambwira uti ndabyemeye nzabikora. Ndabyemeye nzabikora. Mukomera amashyi cyane. Tugeze mu mwanya wo kwambikana impeta. Noneho ahayiho sinsoma. PROGRES aravuga ibyiwe biri ku mutima we. Nyirasezerano nawe uvuga ibyawe biri ku mutima wawe. Mutazajya kuvuga ngo ibyo nababwiye nibyo mwavuze. PROGRES zana za mpeta. Ntabwo dusengera impeta, turabasengera bose bazambaye hamwe. PROGRES murebe imbere, murebe neza n'umwami mwambika urupeta, uvugisha amagambo yawe ari ku mutima wawe. Nimubwira Icyongereza no mubwira Igifaransa no mubwira cyo ndakubije utavuga ni ikibembe cyangwa igipfurero.
it is the 21st day of the third month in a year. It's not the day that I made you, but it is the day that may be one of the initials that mark the beginning of us together. It is a day that marks the beginning and the initial of the love that my heart holds for you. I'm the luckiest man, but not alone. I imagine my children having your face, your eyes. I like the girl itself. It will be such a nice and wonderful children that will hold. I promise to love you. I promise to be with you forever. I want to be your protector. I want to be all that can be the shield for you. And I promise to love you forever. I want to thank God today for God has given me such a wonderful gift. I want to thank God today. He has given me such a precious woman to be with. In God I trust, and I will love you forever. Amen. Progress arakoze yarafite umuzingo w'igitabo muri we utangana n'imyaka ye nuko areshya urukundo nuko niko rumera. Nyirasezera nakubwira iki? Salut chef. Ceci était une promesse un jour, mais aujourd'hui une réalité pour toujours. Merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres et de m'avoir honoré devant le monde entier. Je serai de ton côté dans toutes les circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, tout en sachant que quand Dieu s'implique, rien ne se complique, mais tout s'implique. Je te promets un amour continuel, le respect, la fidélité, la soumission, la patience, cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je t'aime. Izo nkunu muvugije n'ibyishimo bizahore gutyo ntiyagera abantu bazajya kwinjira mu rukundo rwabo dore ko banavuze no mu rurimi benshi batumva niko n'urukundo rwabo tutigeze tumenya iyo rwavuye. Imana ibafashe kuzabikurikiza. Ubu rero nyuma yo kwambikana impeta zabo twebwe itorero ryacu nibwo tubona umwanya wo kubasengera. Ariko kandi nkabandarika n'abashumba bose bara kugira ngo baze aba bana barapfukama kandi bapfukama uko hameze sike twabatumye gukundana niturangiza tubasengera. Nta protokole ndende nshaka ngewe. Abashumba nibihute vuba vuba. Shumba nibihute. Shumba nibihute. Mfukame murebana nimumpere uriya mushumba Sibomana dusengere atuyoboye mu masengesho twese dusenga Imana. Himbazwe mwami Imana. Izina ryawe rirakomeye, ineza yawe ihora witeka ryose. Tegura urukundo rwawe igihe ubishakiye, turasaba umugisha wo kumenya, himbazwe cyane, umugisha wo kukubaha, haleluya, umugisha wo kubana amahoro, haleluya, umugisha mu buryo bwose. Mana yacu bahereze kubyara, uzobahereze kubyara abahungu n'abakobwa bazororoke, uzabahereze uburyo bwo kubaho. Mwami Imana yacu bazabeho mu buzima bwiza, ubuzima buguhesha icyubahiro. Inzu yabo izohinduka inzu y'amasengesho cyane cyane. Mana yacu aho bazotura bazabicitegererezo cy'abizera.
turabyize Mana yacu kuko ari wowe wenyine watanze uyu mugisha n'umugisha gusa umwe uzutanga Mana witwa amour conjugal umugabo n'umugore bashaka kubana turasaba kubafasha muri umubano wabo uzo umubano ufite imbuto uzera imbuto uzobe umubano mwami Imana yacu guhesha icubahiro turagushimiye yuko uhere muri munsi ukageza umunsi uzogaruka cyangwa umunsi uzabahamagara bavuye mu isi bamaze gukora ibyo wategetse kubakorera turagushimiye yuko uri kumwe natwe kandi twumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Murakoze cyane muhagaze meke bafotore agafoto kamwe kugira ngo hanyuma muzi nyuma yabo hanyuma Progrès atwikurure umugeni wa mutwereke neza babone gufotora Progrès gaho nishimiye no kutamutwikurira mu cyongereza none tanga mu kinyarwanda mutwikura bose bareba shimira eurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ibyo yakoze ibyo yakoze nibyo nishimira eurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ibyo yakoze ibyo yakoze. arakoze mukomera amashi menshi cyane ngaho nibadufotore ni hanyuma gufotora abashumba barasora mu myanya yabo. Progrès gira haruguru gato. Abanyamakuru ko baratureba se neza ngaho ni mubikorere ibyo yakoze ibyo yakoze ibyo nishimira eurambuye ikiganza cyawe bashumba basora mu myanya yabo hagasigara Bishop Wanjye agasigara ibyaremwe. iyo twasezeranije ubundi dutanga certificate bazereka n'abana babo bazabyara. Reka nsabe Bishop ayitange. Nambuye ikiganza cyawe uhaza hanyuma ibyaremwe nanjye wabasezeranije ndabaha Bibiliya y'ijambo ry'Imana cyane cyane ko ari Bibiliya y'Icyongereza bavuga Icyongereza muzayisome. hanyuma turasaba ko baza bagasinya mu gitabo hano. Progrès urasinya aha ugasezerana wasinya. Nge Apostle Ernest Ntabayingoma nshingiye ku kijambo ry'Imana rivuga ko umugabo akwiriye kugira umugore umwe n'umugore akwiye kugira umugabo umwe, nshingiye kandi ku mategeko y'igihugu cyacu yerekeranye ku bashingiranywe, nshingiye kandi no ku burenganzira mpabwa n'ijambo ry'Imana. Ndatangaza ku mugaragaro ko Ngoga abaye umugabo wa Immaculée, ko na Immaculée abaye umugore wa Ngoga,
icyo Imana yahuje ntihagire umuntu uzagitandukanya. Amen. Gahunda yacu yo gusezeranya turayisho. Reka dukomere Imana amashyi.